Abahanzi nyarwanda bakomeje kwigaragaza mu bihembo bikomakomeye ku mugabane wa Afurika bikomeje gutangwa. Ejo muri kizatangwa muri Tanzania byongeye kugaragaramo umunyarwandakazi Bwiza Emerance azaba ari kumwe na producer Element mu bizwi nka Best Newcomer Artist cyangwa umuhanzi muto ukizamuka. Mu bandi bahanzi bazaba bahanganye mu bihugu bitandukanye barimo Dramati wo mu Burundi, Brand Mari wo mu gihugu cya Tanzania ndetse na Vinka wo mu gihugu cya Uganda. Mu bindi bihembo byagaragayemo abahanzi nyarwanda birimo Best Male R&B of the Year cyangwa umuhanzi mwiza mu baririmba injyana ya R&B birimo Bruce Melodie, Kenny Solo ndetse na Christopher Neza bahanganye n'abanzi benshi batandukanye barimo Diamond Platnumz, Harmonize no muri Tanzania ndetse n'abandi benshi bakomakomeye bo muri East Africa. Ikindi gihembo cyatunguye rubanda nyamwinshi by'umwihariko abanyarwanda ni icyagaragaye kirimo Ariel Ways wagaragaye muri Best Female Hip Hop of the Year. Abantu benshi bakomeje kwibaza koko niba Ariel Ways yaba ari umuhanzi wa hip hop, gusa niho yaje kwisanga indi kategori umuntu yabwiraho irimo abahanzi nyarwanda ni Best Video of the Year cyangwa se video nziza yaranze umwaka wa 2023 irimo indirimbo Full Twayalo Na Bruce ndetse na Element bihanganye n'indirimbo nyinshi zitandukanye. Video ya Harmonize yitwa Single Again, ya Tapita ya Diamond Platnumz ndetse n'indirimbo ya Otile Brown. Ngira ngo ntago ari bino bihembo byonyine byagaragayemo abahanzi b'abanyarwanda babaye nominiye, kubera yuko no minsi iza bakurikiye imbuga nkoranyambaga zanjye za journalist G Bruce mwagiye mubona inkuru nagiye mbagezaho umunsi ku munsi, dore ko mu minsi ishize hari ibihembo bya Tracy Award bizaba bitangwa ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka wa 2023. Ni ibihembo bizatangwa bihemba abahanzi beza bigaragaje mu mwaka wa 2022-2023 ku mugabane wa Afurika bagashimirwa ibyo bakoze. Bazaba barimo abahanzi benshi batandukanye, ni ibihembo bizabera hano mu Rwanda nk'uko nabibabwiye kuri Arena. Bizaba birimo abahanzi benshi bibikomerezwamo, twavugamo harimo nk'abo muri Nigeria ndetse n'ibindi bihugu bindi bigiye bitandukanye. Barimo ba Kiss Daniel, Luga, Rema, Ayra Star, Burna Boy, Wizkid, Davido uherutse hano mu Rwanda mu minsi ishize, tutibagiwe n'abandi benshi bakomakomeye barimo ba Kid, Ayra Star, Luga ndetse tutibagiwe n'abarimo ba Fav ndetse na Johnny Drill n'abandi benshi bakomakomeye ku mugabane wa Afurika. Mo twavugamo muri East Africa harimo nka Diamond Platnumz, Fikfa Mike n'abandi bamwe namwe bagiye batandukanye bashyizeho igihembo cyihariye cy'abanyarwanda bitewe nuko ibihembo bizatangirwa hano n'ubundi mu Rwanda kuri Arena. Nkuko nakomeje kugenda mbibabwira, bashyizeho urutonde rw'abahanzi batanu bigaragaje bagendeye ku buryo indirimbo zabo cyangwa se video zabo zagiye zitrendinga ku mugabane wa Afurika, yaba ku mateleviziyo agiye acuruza umuziki ndetse n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye byagiye bigaragaza uburyo bagiye bigaragaza mu mwaka ushize cyangwa se mu ntangiriro z'uyu mwaka. Muhanzi batanu barimo abanyarwanda barimo batugitsina gabo ndetse n'abanzikazi nyarwanda babiri. Mu bo twavuga b'igitsina gabo harimo umuhanzi Kenny Solo cyangwa se Spectacular Chris Easy Ariton ndetse na Itayi wacu uzwi nka Bruce Melodie utajya ubura mu bihembo nk'ibi ngibi rwose aba ari urucabana. Mu bahanzikazi barimo umuhanzi muri iyi minsi utari kubura mu bihembo nk'ibi ngibi bikomakomeye uzwi nka Bwiza, ni umwe mu bahanzikazi bari kugaragaza iterambere ryabo cyane cyane kandi mu gihe gitoya byihuse, dore ko uyu muhanzikazi ataramara n'igihe cy'imyaka ibiri mu muziki nyarwanda, ariko bitewe n'uburyo arimo agenda azamuka rwose biri kugaragara ko afite iterambere ry'ejo hazaza ndetse no kuzamura ibendera ry'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Tutibagiwe Ariel Ways na Bwiza nibo bahanzi babiri batoranijwe ko bazahagararira u Rwanda muhanzikazi bazaba bari muri ino kategori y'abanyarwanda batanu. Ibi bihembo bikaba bizaba bitangwa n'ubundi kuri iyo tariki ya 21 z'ukwezi kwa 10 nahoze mbabwira kuva kare. Ibi bihembo nyuma y'uko batangaje kategori cyangwa se abanominize bose bari muri zino kategori bahise batangaza bamwe muri bo bazagenda bahagararira abandi kuri stage cyangwa se ku rubyiniro. Duhereye nko mu Rwanda mu banzi batanu bari batoranijwe bahisemo babiri bazaba baperforminga. Muri abo babiri batoranijwemo harimo nk'abo twavuga harimo ni Itayi wacu Bruce Melodie ndetse na Bwiza, nibo bazaba bari kuri stage cyangwa se ku rubyiniro kuri itariki ya 21 z'ukwezi kwa 10. Tuvuze nko ku mugabane wa Afurika ntago ariko bose bazabasha kuba baperforminga kuri stage, kuko bahisemo abanzi barimo Davido uherutse hano mu Rwanda nkuko nakomeje kugenda mbibabwira ndetse na Asake, tutibagiwe na Kiss Daniel no mu gihugu cya Nigeria. Bivuze ko abarimo ba Burna Boy, ba Wizkid n'abandi benshi batandukanye tuzabasha kubabona kuri stage, gusa bazaba bari muri bino bihembo ku buryo bivuze yuko bashobora no kubitsindira ariko ntago bazigira baperforminga. Ibi byose ni bigaragaza ko u Rwanda rukomeje kugenda rutera imbere. Nk'ibihembo byose nakomeje
nakomeje kugenda mbabwira yuko abanyarwanda bakomeje kugenda bitabira n'ibigaragaza iterambere ry'umuziki nyarwanda. Iki cyegeranyo naguteguriye cyagaragazaga abanyarwanda bahagaze neza mu muziki nyarwanda, tutibagiwe n'abandi batari muri zino kategori ariko bakomeje kwigaragaza ku ruhando mpuzamahanga, barimo abitwa ba Juno Kizienza, Okama n'abandi barimo ba Bushari, Kevin n'abandi benshi batandukanye. Ibi bivuze ko u Rwanda rukomeje kugenda rwigaragaza ku ruhando rwa Afurika. Ni ibintu bikomeje kugenda bishimisha imbaga nyamwinshi, dore ko mu minsi ishize wasangaga abahanzi nyarwanda bakitinyatinya cyangwa se batabasha gukora indirimbo abantu bo ku mugabane wa Afurika mu bindi bihugu bitari u Rwanda ndetse na East Africa batabasha kuba babona ibihangano byabo, ariko dusigaye tubona indirimbo y'inyarwanda isigaye zikamara ukwezi kumwe gusa ikaba imaze kurebwa na miliyoni zirenga 5. Ibi twavugamo nk'indirimbo nka Kashe, Fou de Toi, Inana, Wayi n'izindi nyinshi zitandukanye zakomeje gufungurira amarembo izi ndirimbo z'abanyarwanda cyangwa se bakabona ko byose bishoboka, turi ko mu minsi yize wasanga nk'indirimbo nk'icumi cyangwa se top 10 z'indirimbo ziyobowe muri iyo minsi ugasangamo nk'indirimbo zonyine 2 cyangwa se 3 nizo z'inyarwanda, ariko muri iyo minsi ibintu byarahindutse, usigaye ubona indirimbo nk'indirimbo 10 ziyobowe muri iyo minsi ugasangamo nk'indirimbo hafi 7-8 ari inyarwanda. Ibi ni bigaragaza iterambere ry'umuziki nyarwanda. Andika comment umbwire icyo wifuza ko tuzagaruka mu kiganiro cy'ubutaha unyuze kuri journalist J Bruce, aho ni kuri Facebook cyangwa se journalist J Bruce 10, aho ni kuri Instagram cyangwa se unyandikiye kuri WhatsApp cyangwa se comment kuri YouTube, maze umbwire icyo wifuza ko tuzagaruka mu kiganiro cy'ubutaha. Uyu munsi twagaruka ku iterambere ry'abanzi nyarwanda bakomeje kuzamura ibendera ry'u Rwanda ku mugabane wa Afurika, naho njya kugezagaho i-documentary nitwa Mr Journalist J Bruce. Amuri mana komeza bani namwe, hasta la vista, ciao ciao.